Urubyiruko rugera kuri 494 nirwo rusoje itorero indangamirwa icyiciro cya 14 ryaberaga mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu gihe cy'iminsi 47. Bahawe ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare, inyigisho mboneragihugu n'umuco na kirazira by'Abanyarwanda n'ibindi batahanyemo impamba. Twiga amayeri ya gisirikare uko dutegura urugamba, twiga n'ibindi bitandukanye byo ku makuru ya gisirikare. Twakuyemo ubumenyi bwo kuba aho turi, aho tugenda, tukamenya kurinda igihugu. Nizi Kinyarwanda, none nshobora kuvugisha mu Kinyarwanda. Iracyari nabi ndagerageza kukivuga, naraje nabishobora kubikora, and bizamfasha kuba umunyarwanda exemplary. Urubyiruko rwitabiriye iri torero harimo abarangije mu mashuri yisumbuye mpuzamahanga akorera mu Rwanda, indashyikirwa zivuye ku rugerero rw'inkomezabigwi zavuye mu turere twose, abayobozi b'urubyiruko n'abarenga 30 biga cyangwa batuye mu mahanga. Ababyeyi bavuze ko iri torero ari amahirwe akomeye ku bana. Twe ntitwavukiye hano, twavukiye hanze, atari ikintu twahisemo. So kubona ko abana bafite amahirwe tutashoboye kubona ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe nk'ababyeyi. Ikindi nuko bacha bamenya kweri amahirwe uko batashobora kuyitesha, kubwe bakabigisha values z'Abanyarwanda, aho igihugu kihagarara, aho kishaka kugenda. Uretse gushimira ababyeyi bohereza abana babo muri iri torero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yanavuze ko abarenga 200 barirangije bahawe amahirwe na leta yo gukomeza kwiga, hakaba n'abagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Hari intore ziyumvisemo umuhamagaro wo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, zikora ibizamini, 8 muri bo baratsinda, bajya gukomereza amasomo mu kigo cya gisirikare cya Gako. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda bikaba ari umwe mu musaruro mwiza itorero indangamirwa rigeraho buri mwaka. 213 bahawe buruse na leta, bakazakomereza amasomo mashuri makuru na kaminuza. Kwiyandikisha babikoreye ahangaha babifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi. Asoza iki cyiciro cya 14 cy'itorero indangamirwa, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yibukije urubyiruko ko rufite inshingano ku gihugu zitabangikanwa n'ibiyobyabwenge cyangwa ubusinzi. Wowe ukorera iki igihugu cyawe cyakubyaye kikakurera kikagubwa uburenganzira? Izo nshingano zirimo iya mbere y'ingenzi itanagoye, kwitwara neza. Kwitwara neza turi igihugu gishaka urubyiruko rwacu rutajya mu biyobyabwenge. Mwabivuze neza mu kanya, ibiyobyabwenge byica ubwonko bigatuma iki gihugu kigutegerejeho kitakibona, ariko nawe icyo witegereje umuryango wari ugutegerejeho nawe ubwawe ntuzakibone, n'umuryango ntuzakibone. Turashaka rero urubyiruko muri rusange, ntabwo ndi bakubwira abitabira itorero gusa, urubyiruko Rwanda muri rusange mureke twirinde ibiyobyabwenge. Icya kabiri mu nshingano, urubyiruko ni rukwiye kuba rusinda. Muzi program twita tunyweresi, ntidushaka tureke no kunywa tunywe ibinyobwa bidasindisha cyangwa bidatera izindi ngaruka mbi ku buzima. Turi urubyiruko twifuza ko dukura neza, abana bakure neza, mwige amashuri muyarangize, mukorera igihugu mutamugaye. Itorero indangamirwa ryatangiye mu mwaka wa 2008. Urubyiruko ruryitabira ruba rufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kugeza ubu rikaba rimaze kwitabirwa n'abagera ku 5118. Patience Ishimwe, Inkumba, mu karere ka Burera. Urubyiruko rugera kuri 494 nirwo rusoje itorero indangamirwa icyiciro cya 14 ryaberaga mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu gihe cy'iminsi 47. Bahawe ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare, inyigisho mboneragihugu n'umuco na kirazira by'Abanyarwanda n'ibindi batahanyemo impamba. Twiga amayeri ya gisirikare uko dutegura urugamba, twiga n'ibindi bitandukanye byo ku makuru ya gisirikare. Twakuyemo ubumenyi bwo kuba aho turi, aho tugenda, tukamenya kurinda igihugu. Nizi Kinyarwanda, none nshobora kuvugisha mu Kinyarwanda. Iracyari nabi ndagerageza kukivuga, naraje nabishobora kubikora, and bizamfasha kuba umunyarwanda exemplary. Urubyiruko rwitabiriye iri torero harimo abarangije mu mashuri yisumbuye mpuzamahanga akorera mu Rwanda, indashyikirwa zivuye ku rugerero rw'inkomezabigwi zavuye mu turere twose, abayobozi b'urubyiruko n'abarenga 30 biga cyangwa batuye mu mahanga. Ababyeyi bavuze ko iri torero ari amahirwe akomeye ku bana.
twe ntitwavukiye hano twavukiye hanze atari ikintu twahisemo so kubona ko abana bafite amahirwe tutashoboye kubona ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe nk'ababyeyi ikindi nuko baca bamenya kweri amahirwe ko batashobora kuyitesha kubwe bakabigisha values z'abanyarwanda aho igihugu kihagarara aho gishaka kugenda. Uretse gushimira ababyeyi bohereza abana babo muri iri torero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanavuze ko abarenga 200 barirangije bahawe amahirwe na leta yo gukomeza kwiga, hakaba n'abagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Hari intore ziyumvisemo umuhamagaro wo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda zikora ibizamini, 8 muri bo baratsinda bajya gukomereza amasomo mu kigo cya gisirikare cya Gako. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda bikaba ari umwe mu musaruro mwiza itorero indangamirwa rigeraho buri mwaka. 213 bahawe buruse na leta bakazakomereza amasomo mashuri makuru na kaminuza. Kwiyandikisha babikoreye ahangaha babifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi. Asoza iki cyiciro cya 14 cy'itorero indangamirwa, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yibukije urubyiruko ko rufite inshingano ku gihugu zitabangikanwa n'ibiyobyabwenge cyangwa ubusinzi. Wowe ukorera iki igihugu cyawe cyakubyaye kikakurera kikagubwa uburenganzira? Izo nshingano zirimo iya mbere y'ingenzi itanagoye, kwitwara neza. Kwitwara neza turi igihugu gishaka urubyiruko rwacu rutajya mu biyobyabwenge. Mwabivuze neza mu kanya, ibiyobyabwenge byica ubwonko bigatuma iki gihugu kigutegerejeho kitakibona, ariko nawe icyo witegereje umuryango wari ugutegerejeho nawe ubwawe ntuzakibone n'umuryango ntuzakibone. Turashaka rero urubyiruko muri rusange, ntabwo ndi bakubwira abitabira itorero gusa, urubyiruko Rwanda muri rusange mureke twirinde ibiyobyabwenge. Icya kabiri mu nshingano, urubyiruko nirukwiye kuba rusinda. Muzi program twita tunyweresi, ntidushaka tureke no kunywa tunywe ibinyobwa bidasindisha cyangwa bidatera izindi ngaruka mbi ku buzima. Turi urubyiruko twifuza ko dukura neza, abana bakure neza, mwige amashuri muyarangize, mukorera igihugu mutamugaye. Itorero indangamirwa ryatangiye mu mwaka wa 2008. Urubyiruko rubyitabira ruba rufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kugeza ubu rikaba rimaze kwitabirwa n'abagera ku 5118. Patience Ishimwe, Inkumba, mu karere ka Burera. Urubyiruko rugera kuri 494 nirwo rusoje itorero indangamirwa icyiciro cya 14 ryaberaga mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu gihe cy'iminsi 47. Bahawe ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare, inyigisho mboneragihugu n'umuco na kirazira by'Abanyarwanda n'ibindi batahanyemo impamba. Twiga amayeri ya gisirikare ko dutegura urugamba, twiga n'ibindi bitandukanye byo ku makuru ya gisirikare. Twakuyemo ubumenyi bwo kuba aho turi, aho tugenda, tukamenya kurinda igihugu. Nizi Kinyarwanda, none nshobora kuvugisha mu Kinyarwanda. Iracyari nabi, ndagerageza kukivuga, naraje nabishobora kubikora, and bizamfasha kuba umunyarwanda exemplary. Urubyiruko rwitabiriye iri torero harimo abarangije mu mashuri yisumbuye mpuzamahanga akorera mu Rwanda, indashyikirwa zivuye ku rugerero rw'inkomezabigwi zavuye mu turere twose, abayobozi b'urubyiruko n'abarenga 30 biga cyangwa batuye mu mahanga. Ababyeyi bavuze ko iri torero ari amahirwe akomeye ku bana. Twe ntitwavukiye hano twavukiye hanze atari ikintu twahisemo so kubona ko abana bafite amahirwe tutashoboye kubona ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe nk'ababyeyi. Ikindi nuko baca bamenya kweri amahirwe ko batashobora kuyitesha kubwe bakabigisha values z'abanyarwanda aho igihugu kihagarara aho gishaka kugenda. Uretse gushimira ababyeyi bohereza abana babo muri iri torero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanavuze ko abarenga 200 barirangije bahawe amahirwe na leta yo gukomeza kwiga, hakaba n'abagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Hari intore ziyumvisemo umuhamagaro wo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda zikora ibizamini, 8 muri bo baratsinda bajya gukomereza amasomo mu kigo cya gisirikare cya Gako. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda bikaba ari umwe mu musaruro mwiza itorero indangamirwa rigeraho buri mwaka. 213 bahawe buruse na leta
bakazakomereza amasomo mu mashuri makuru na kaminuza, kwiyandikisha babikoreye ahangaha babifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi. Asoza iki cyiciro cya 14 cy'itorero Indangamirwa, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yibukije urubyiruko ko rufite inshingano ku gihugu zitabangikanwa n'ibiyobyabwenge cyangwa ubusinzi. Wowe ukorera iki igihugu cyawe cyakubyaye kikakurera kikagubwa uburenganzira? Izo nshingano zirimo iya mbere y'ingenzi itanagoye, kwitwara neza. Kwitwara neza turi igihugu gishaka urubyiruko rwacu rutajya mu biyobyabwenge. Mwabivuze neza mu kanya, ibiyobyabwenge byica ubwonko bigatuma iki gihugu kigutegerejeho kitakibona, ariko nawe icyo witegereje umuryango wari ugutegerejeho nawe ubwawe ntuzakibone, n'umuryango ntuzakibone. Turashaka rero urubyiruko muri rusange, ntabwo ndi bakubwira abitabira itorero gusa, urubyiruko Rwanda muri rusange mureke twirinde ibiyobyabwenge. Icya kabiri mu nshingano, urubyiruko ntirukwiye kuba rusinda. Muzi porogaramu twita tunyweresi, ntidushaka tureke no kunywa tunywe ibinyobwa bidasindisha cyangwa bidatera izindi ngaruka mbi ku buzima. Turi urubyiruko twifuza ko dukura neza, abana bakure neza, mwige amashuri muyarangize, mukorera igihugu mutamugaye. Itorero Indangamirwa ryatangiye mu mwaka wa 2008. Urubyiruko ruryitabira ruba rufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kugeza ubu rikaba rimaze kwitabirwa n'abagera ku 5118. Patience Ishimwe, Inkumba, mu karere ka Burera.